Hello friend, aka kanya rero nkaba nkuzaniye uburyo bushyashya bwo gukoreshamo TikTok. Aka kanya ngiye kukwereka ukuntu wa creatinga account ya TikTok ya international TikTok. Nawe ukajya uhemberwa views wagize mu gihe wujuje aba followers 10,000 na views 100,000. Ati bikorwa bite rero? Ikintu ngusaba ni ugukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ugakanda like, ukanandika muri comment ikibazo wumva wagize tukagusubiza cyangwa tukazakivugaho ubutaha. Ikintu cya mbere ubanza gukora rero mbanze ngugusaba ni ukugenda ugacreatinga email nshyashya. Hari abantu bavuga ngo gucreatinga email nshyashya se ni gute? Icyo kintu nicyo ngiye kukwereka, nicyo ndi bubanze guheraho, ubundi nabyo ukabibona, ubundi tukabona gufungura iyo account. Nkubwira ngo ni account TikTok International. TikTok International. Ikintu ukora uraza ukajya muri setting yawe. Telefoni yanjye itandukanye n'iyawe. Ariko iyo uje muri setting ukamanuka hasi hari ahantu haba handitse ngo account. Hari ahantu haba handitse ngo account. Ngiye rero ntago ariko handitse, ntago handitse ngo account. Ariko ndabona nanjye ari ni account and backup. Ariko wowe haraba handitse account gusa. Kuko ngiye iyo nkanzeho hahita haza izindi porogaramu nyinshi, ariko ngiye ndakanda kuri manage account. Noneho ikintu uhita ukora uraza ukamanuka ukaza ahangaha handitse ngo add. Ahangaha niho uza ugakanda ukadingamo indi account. Niho uza ukadingamo account nshyashya. Ibyo iyo birangiye rero uraza ugakandaho, niba ukaza ugahitamo Google. Iyo umaze guhitamo Google, kubera ko ngiye nta connection mfite, iyo umaze guhitamo Google uragenda, ubundi reka nze nkwereke ukuntu bikorwa step by step. Twagiye rero, iyo ufunguye data rero uraza ugacreatinga email nshyashya, uhitamo business. Uhitamo gucreatingira email yawe muri business, warangiza ukandika amazina yawe nk'ubisanzwe. Urabizi n'umuntu waba utazi gucreatinga email ahita abibonera ahangaha. Hanyuma ugakanda next. Ahangaha ukaza ugahitamo ukwezi wavukiyeho, itariki, umwaka, ugahitamo niba uri umugore cyangwa uri umugabo, so ugakomeza ugategereza. Hanyuma hano batabakuzanira email ebyiri, uhitamo iyo wumva ushaka. Izina ribanza niba ari ryo wagize uhitamo wumva ushaka, iyi email ubona izakorohera, nanjye mpisemo izanyorohera. Ubwira ngo kurikira video neza step by step, hanyuma ubone nawe ukuntu wajya ucreating email mu gihe ufite email imwe wakongeramo n'indi. Telefoni yakira email nyinshi. Ibyo byose rero iyo birangije urabona email twamaze kuyikora, byakunze password twayishyizemo. Password ushyiramo iyo wumva ushaka wowe nyine uzajya ukoresha, ntago ari ngombwa ngo iki. Iyo bayanze urahindura ugakoresha iyo indi nyine bari bwemere. Hanyuma ugakomeza. Iyo imaze kugera muri telefoni rero nicyo gihe ngo utangire ufungure account. Ikindi kintu nkwibutsa, niba TikTok yawe wari ufitemo indi account, genda ubanze, niba ngombwa, niba utazi kwica data, gusiba ibintu byakoreshejwe kuri iyo TikTok, genda ubanze uyisibe wongere uyidownloading bushyashya. Nta yindi account igomba kubanza kujyamo. Nurangiza email yawe uyifate mu mutwe. Icyo kintu nkubwira, email yawe banze uyifate mu mutwe. Numara kuyifata mu mutwe, hanyuma uhita ugenda muri TikTok. Urahita ujya muri TikTok. Twihuse cyane, reka twinjire TikTok yacu rero. TikTok yacu ngiyi. Nakubwiye ngo ugomba gukora logout ukanasiba n'amadata iyo TikTok yakoresheje.
uhita uzaho kuri profile, utarajya kure ukanda aho ngaho handitse sign up, ariko utarahakanda urabona ko aho ngaho uraza ugashyiramo email biki, urabona ko ntabwo ushyiramo ukoresha nimero, ukoresha email niyo ubanza ugakoresha. Noneho rero tutarajya kure, urabona ahantu handitse R na W, ngire ngo urahabona, ukahakanda, warangiza kuhakanda ugahigamo iki gihugu ngiye kukwereka, ukazamura. Niba nawe utahabonye ubanze usubize video inyuma uhitegereze neza, nyamuneka utazavuga ngo byanze, urasubiza inyuma video uhitegereze neza. Urasubiza inyuma uhitegereze neza, hanyuma uraza ugahitamo iki gihugu bita United Kingdom, urayibona noneho niyigiyeho United Kingdom. Hanyuma ukahita uza ugakomeza ugakanda kuri email, ugakomeza ugahitamo email, ukaba ugiye gukoresha email pana nimero, nta VPN ntaki, tugiye gukoresha connection zacu dufungura international nk'abantu bari muri Amerika, nk'abantu bari muri Amerika. Hanyuma niba email yawe utayifashe mu mutwe, uragenda uyirebe, ubundi uyandike neza step by step nk'uko ndimo mikora. Nyamuneka ntuze kwibeshya, step by step. Nafashe umwanya wanjye ndavuga ati reka mbigisha ukuntu wayifungurira, ntazagire uguca amafaranga ngo akunda gufungura international TikTok, oya. Ubwo urashyiramo password ikenewe kuko giye ari umuntu wansabye kubimukorera. Ino video ni naho nayikoreye, ndaza ndebe password yamaye ubundi mbari yo nshyiramo. Nawe urasabwa gucreatinga, urakoresha amagambo 8 umubare n'ikimenyetso, ugire ngo urimo urabibona aho ngaho. Hanyuma hano uhitemo aha ngaha rero aya matariki. Nyamuneka ugomba guhitamo amatariki ari kwiranga muntu yawe, ubundi ugakomeza. Ugategereza. Anga baba bagiye kugusaba verification niba utari robo, ukayikora. Urabona ako kantu kaga fresh nyine, uragasikororinga ukatembereza, ubundi wamara gushyiramo ukarekura. Nyamuneka nkubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe, unakande share, unakande na like, no muri comment wandikemo. Ntugende nta comment wanditse nyamuneka, kandi ibi bintu mba nkugejeje ari ibintu benshi batazi, benshi nago babizi. Hano ngiye gutora username ugomba kwandika username wumva ushaka, si itegeko ngo ngimeze gutya. Ugomba gufata username wumva ushaka, ubundi ugakomeza ugakanda next. Ubu TikTok twayirangije tayari. Ukimara kubona kari akantu ka TikTok reward, ngire ngo urakabona. Nyamuneka tegereza urebe TikTok reward. TikTok yacu ubu yarangiye rero.
ikintu ukora uraza guza ukandaho kuri profile. Nkubwira ngo ubu buryo bwo gutumira bwo narabugerageje mbona ntago bukora sinzi. Ubu nuko hano muhise nza uhita ukanda kwa kariya kabogisi ka TikTok reward, niho uhita ugera kuri no page. Niho uhita ugera kuri no page. Hanyuma iyo usubiye inyuma kariya kantu urabona TikTok reward niyo iyo ugakanzeho, hanyuma uraza ukande kuri profile yawe, urabona ko nta mu followers mfite habe n'umwe. Nta mu followers mfite. Urabona ko kariya kantu k'akamenyetso nako kari yari. Hanyuma urangiza ukande kuri turiya tuntu dutatu, urangiza uze ukanda hano creator tools, ubundi uzamure. Urabona ko tayari creator reward program na creator market plus tayari byagezemo. Ngire ngo urabona ukuntu nawe wakwicreatingira account ya TikTok ya international nawe ukajya uhembwa mu gihe wujuje aba followers 10,000 ukaba wuzuye views 100,000. Nawe wakora amafaranga. Nkubwira ngo kanda subscribe, ukande na like, wandike no muri comment niba ino video ubona koko ibintu nakubwiye ari ukuri. Andika muri comment nyamuneka, ntugende nta kintu uvuze. Urabona ko TikTok nayirangije. Dore ikintu usabwa ukuba wujuje imyaka 18, ukaba ufite aba followers 10,000, ukaba ufite views 100,000 byibuza mu minsi 30. Iyo bavuze mu minsi 30 babara za views igihe wazigiriye, ntago babara igihe wahereye posting ama video. Za views TikTok yawe yazamutse mu gihe kingana mu minsi 30, aba followers wabonye nibo baheraho. Urabibona? Create TikTok international tayari ubu twayirangije. Nta kindi numva nsigaje kubabwira, izindi setting nzagenda nzibabwiraho gake gake. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista. Something. Subscribe.